Yes, reka nongere mbifurize kugira ibihe byinshi tubakunzi bagoma update muri rusange dosiba kubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigezweho ku mutekano politiki ndetse na diplomasi n'ubundi muri rusange burumvikana ko ngarutse muri studio muri aya masaha kugira turebere hamwe amakuru agiye atandukanye yari komeza kugenda avugwa hano ngaho muri Sosiyete bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse tukaza kuza kunyarukira ku mutekano politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari n'ubundi muri rusange burumvikana tubwaze kuza kwibana hano ngaho muri Sosiyete bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu makuru yacu ahubwo tubwaze kurebera hamwe amakuru y'urugamba ruri kubarizwa mu mujyi wa Goma mu buryo bukomeye cyane dore yuko abaturage batangiye kuba bahunga ndetse batangiye kuba bazinga utwabo bakazinga utwangushye bakahunga muri rusange dore yuko amakuru yakomeje kugenda mubona kuri screen yanyu aho ngaho nta baturage bakomeje kugenda bahunga muri rusange ibintu byabo bakomeje kugenda bipakira imodoka bitewe n'ikibazo cy'intambara n'amasasu ari kuvugira muri aya masaha hano ngaha muri Goma muri rusange burumvikana yuko urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba kugeza izi saa mu mujyi wa Goma inyeshyamba z'umutwa M23 ndetse n'abarwanyi horo gihe Kinshasa muri rusange bakomeje kugenda barasana mu buryo butoroshye habe na gato dore yuko imbunda n'amasasu byakomeje kugenda birumvikana ari byinshi cyane muri ibino bice dore yuko urugamba rukomeje kugenda ruba rwinshi cyane bitewe n'ibitero ingabo za FARDC cyangwa se ingabo z'igisigara cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abacancuru ba Black Water FDNB ndetse na FDLR yihuje na Wazalendo byose bikaba Wazalendo bakomeje kugenda bagaba ku mutwa M23 no ngamo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu mujyi wa Goma muri rusange turi bwaze kurebera hamwe ibiri kubarizwa muri territoire ya Walikare turebe uko byifashe ku rugamba ndetse no ku mirwano yakomeje kugenda isa cyane umutwa M23 n'ihoro gihe Kinshasa muri rusange nze kujyana aho bita muri territoire aho bita muri Nzibira muri rusange akomeje kugenda naho habarizwa amasasa atari make dore yuko umutwaye mu 23 ukomeye kugenda urahangana bikomeye cyane n'abarwanyi horo gihe Kinshasa muri rusange nyamuneka ndagusaba ikintu kimwe cyonyine no kuza gukurikirana amakuru yacu kuvatangiye kugeza arangeye kandi no barugamba bisanzwe no ngaha kuri Goma update muri rusange gisabwa na kintu ukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo tujye tubaneza gatanu kuri gatanu amakuru yacu agiye atandukanye ndibwaze kuza kukubwira ku makuru ari kuvuga mu gihugu cya Tanzania n'ubundi ku musozo w'aya makuru mubwaze kuza gusobanukirwa neza ibiri kubarizwa muri Tanzania kugeza izi saha naho hari imyigaragambyo ikomeye cyane biri kuvuga yuko no bita Samia Suluhu Hassan yamaze kuba yatorwa akaba president wemewe n'amategeko mu gihugu cya Tanzania n'ubwo abaturage bari kumwamagana muri rusange nyamuneka reka mwibutse nimba rwa mbere isanzwe no kuri Goma update kandi subscribe fungura akazu kugira ngo tujye tubaneza mu makuru yacu agiye atandukanye tunyuzeho n'ubundi ni ku mutekano politiki ndetse na diplomasi n'ubundi muri rusange kandi kuri like unyekeye muri comment section ijambo tukumwe gatanu kuri gatanu ubundi kirimo imitima myinshi cyane kugira ngo mbone neza ko turi kujyana neza atanu kwa atanu makuru yacu agiye atandukanye kugira ngo mbone neza ko turi kujyana neza mbahereze amakuru ni munyemere manzi tuza dukurikiranye bari mu Rwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri Uganda bari muri Tanzania mu Burundi Zambia Zimbabwe ndetse n'andi agiye atandukanye ku mugabane wirabura kandi kanzuza dukurikiranye bari bota amasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Canada bari mu France bari mu Bwongereza ndetse n'andi agiye atandukanye kuri iyi sinzi madutuye mwese mbifurije ikaze mu makuru yacu y'uyu mugoroba aho tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2025 ubundi muri rusange munyemerere aduhere ku makuru ari kuvugwa no ngamu mu mujyi wa Goma dore yuko byakomeje kugenda bifata indi ntera ni mbere yuko abaturage batangira kuba bahinga utwangushye bakahunga cyangwa se bagahunga amasasu yakomeje kugenda avugana no ngamu mu mujyi wa Goma no ngamu mu mujyi wa Goma hakomeje kugenda humvikana urugamba rutoroshye habe na gato mbere y'ibyo byose mu gitondo cya kare ku masaha ya masaha 10:45 ngira ngo aya makuru nayabatangaje mu masaha mu gitondo umutwaye M23 wakomeje kugenda urasana n'abarwanyi horo gihe Kinshasa mu bitero bari babagabyeho ibitero navuga yuko byatangiye ari ibitero by'ikoranabuhanga bagabye kuri defense za 23 mu buryo butoroshye habe na gato bivuga yuko ari drone za CH4B zakomeje kugenda zigaba ibitero bitoroshye habe na gato mu nyuma yuko bagabye ibi bitero bya CH4B bakata bawohereza noneho indege za Sukhoi-25 mu buryo bukomeye cyane kugira ngo zize kurasa uyu mutwa M23 maze munywa ibyo bidahagije bagahita bamanukana n'imbunda ziremereye cyane baza kurasana gatanu kuri gatanu barebana imbona nkobone amasasu yakomeje kuba menshi cyane kuva amasaha mu gitondo kugera izi saha dore yuko imirwano ikomeye kugenda irumvikana mu buryo bukomeye cyane dore yuko hano ga ku birindiro bya M23 bitewe n'igisasu cyamaje kuba cyarasikoye na Sukhoi-25 kugeza ubu ngubu ni indege y'indwanyi kandi ikaba indege kirimbuzi indege karahabutaka n'ubundi muri rusange bivugwa yuko hano ngaha kuva mu masaha ya kare kubera igisasu bamaje kuba barasayo umutwa M23 bamaje kuba bahomba abasirikare benshi cyane ndetse bamaze kuba baturitsa abasirikare bari hano ngaha b'umutwa M23 muri aka gace kano ngaha muri Goma muri rusange hakomeje kugenda humvikana amasasa atari make ndetse hakomeje kugenda humvikana ibiturika byinshi cyane ni imirwano itoroshye habe na gato yakomeje kugenda ihuza umutwa M23 ndetse n'abarwanyi horo gihe Kinshasa n'ubundi muri rusange dore yuko uru rugamba rutoroshye habe na gato rukomeje kugenda rwumvikanamo imbunda nyinshi cyane bityo rero
rero abaturage batuye mu mujyi wa Goma baje kureba babona bisanzwe cyangwa se nibyoroshye habe na gato bahitamo kuzinga utwangushye ndetse n'ababonye uko bahunga bahita birukanka bapakira ibikoresho byabo mu modoka ndetse n'amamoto abayafite hafi aho ngaho batabifite bikorera ku mutwe bazinga utwangushye barahunga bitewe n'uburyo cyakomeje kugenda humvikana urugamba rutoroshye habe na gato ndetse n'amasasu menshi cyane yakomeje kugenda asakiranywa ku mutwa 23 ndetse kandi ari wo wakagombye kuburi kurinda abaturage muri bino bice aho bita Kibati rero mu tetwari ya kare nawe akomeje kugenda humvikana urugamba rutoroshye habe na gato dore yuko amasasu yahumvikanye ari menshi cyane ndetse n'imbunda zakomeje kugenda zumvikana yo ari nyinshi mu buryo butoroshye habe na gato dore yuko abarwanya umutwa 23 bakomeje kugenda barasana n'abarwanya uhuru gihe Kinshasa bikaza kurangira n'ubundi umutwa 23 bakwemikizwa ngo ni wazaniro ndetse na FDNB bagerageje kusubiza inyuma mu buryo butoroshye habe na gato ndetse bakawambura na bimwe mu bice byegeranye n'ahangaha Kibati muri teritwari ya Warikare n'ubundi muri rusange ni munyemere tujyane mu Kivu y'Amajyepfo hitwa muri Nzibira hatoroshye habe na gato naho hakomeje kugenda humvikana urugamba rwinshi cyane kandi rukomeye mu buryo bukomeye dore yuko abarwanya umutwe 23 bakomeje kugenda barasana n'ihuro ryata Kinshasa mu buryo bukomeye cyane hano ngaha mu bice bya Zanzibira hano ngaha hafi n'ikirombe cyatwangiza amayiningi dore yuko urugamba ruriyo rutoroshye habe na gato ndetse n'amasasu ari menshi cyane dore yuko abarwanya umutwe 23 bakomeje kugenda barasana kandi bahangana n'ihuro ryata Kinshasa mu buryo butoroshye habe na gato bitewe n'amasasu yakomeje kugenda yumvikana hano ngaha muri twagize amayiningi n'abarwanya ihuro ryata Kinshasa bakomeje kugenda bazana abasirikare benshi bagera ku 1800 ku munsi w'ejo bamaze kuba baparikwa hano ngangira ngo amakuru masaha mu gitondo mwamaje kuba mwayabona cyangwa se mwayatahura neza 5 nkuko mubyifuza abarwanye bagera ku 1800 bamaje kuba bagizwa hano ngaha rero bakora umutwe wa 23 muri ibi bice ku munsi w'ejo kugeza ubu ngubu rero umutwe wa 23 nawo ariko bari wanditse wataka mu buryo bukomeye cyane ugira ngo wigarurire none ahangaha kironye twangiza amayiningi ndetse n'Nzibira muri rusange biza kurangira abarwanye ihuro ryata Kinshasa abakomeje kugenda basubiza inyuma umutwe wa 23 kugeza ubu ukaba bari kurwana mu birometero bisaga 5 uturutse kuri iki kirombe cyatwagiza amayiningi urumva yuko abarwanyi ihuro ryata Kinshasa bakomeje kugenda barasa umutwe wa 23 mu buryo bukomeye cyane tujyane muri Tanzania naho bakomeje kugenda habarizwa imyigaragambyo ikomeye yabiswa abajenize mu buryo bukomeye cyane bakomeje kugenda noneho baca amafoto amashusho ndetse n'amastati yose ari ku muhanda bivugwa yuko yari yaramanitswe ku bwa Samia Suluhu Hassan akaba perezida w'igihugu cya Tanzania muri rusange biri kuvuga yuko bari kumwamagana bikomeye cyane ndetse batamushaka muri iki gihugu badashaka yuko akomeza no kuba yayobora muri rusange biri kuvuga yuko rero bagomba kuba bamukura ku butegetsi cyangwa se abo ubwabo bakakomeza kwigaragambya mu buryo bukomeye cyane imyigaragambyo uyu n'umunsi wa gatatu wo kwigaragambya muri bino bice aho byakomeje kugenda bivugwa yuko imihanda amazu ndetse n'indi bigiye bitandukanye biri muri iki gihugu cya Tanzania byakomeje kugenda bitwikwa mu buryo butoroshye habe na gato ndetse byakomeje kugenda binagaragaramo iyi myigaragambyo ikomeye cyane ndetse hakomeje kugenda hanagaragaramo abakomeje kugenda bitaba Imana mu buryo butoroshye habe na gato dore yuko hakomeje kugenda hapfa abantu batari bake mu mazu yagiye atwikwa n'ubundi ambasade ndetse n'amakamyo y'igihugu cy'u Rwanda yari mu gihugu cya Tanzania biri kuvuga yuko yamaze kuba yatwikwa muri rusange kamushimye cyane batwanye amakuru yacu kubatangiye kugeza arangiye kandi nkora kugenda kurikirana amakuru ya Goma update muri rusange mu kugira ibihe byiza turabakunda cyane nta mukanya.